kumva wabivamo iyi nzoga nubwo muyirimanga ngo utwara amafaranga nyashi niyo yambere nyashi ni wenda mfe ni wenda mfe akanyama no mu gihe cyagise bura byabagaho abantu baka banahozeho barabanyashe barakanyama banahozeho hari nagiye ngiye gukinira ikipe y'Irutongo yo gukina bampa inzu n'ubundi ko bw'abarebare barese gutya noneho aba narangije gukina abangezeyo nkabona umwe yazanye inkoko y'isake yayizanye akayizana akanayiteka nanjye nkagura inzoga rero tukicara nkajyana wenda n'ibindi biganiro noneho nakubita hano ngabona ari kwega nkagura vini ahubwo manza zizageze rero zigera nyine baravuga ati ntabwo ngo murakena turakena kandi isaha zigeze nahubwo ya telefone indege yindi bitaga Air Rwanda bahitaga Air Rwanda yari itagise mbese indege yagukanyije yaje ifoto zameze nki ngweretse iyo foto ibihumbi ijana babima ntabavuga ngo ni kombe bitaga tuzigameze gutya nuriye indege iminota ingashije iminota 15 twari tugezeyo se ubu wagiye mu ndege turabasuhuje abakunzi bacu aho muri hirya no hino ku isi turizera ko mumeze neza abatameze neza mwihangane kandi muhumure twizera Imana ishobora byose ishobora guhindura amateka umunsi rero bishobora kuba bitameze neza ariko ejo amateka agahinduka uyu munsi waba uri kurira ejo ukanezerwa Imana ikaguha ibyishimo kuko ni Imana ishobora byose nakagaruka rero nkuko bisanzwe kubadukurikira kuri channel yacu ni ya TV show uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi ni surprise ni umusaza w'umunyabigwi umusaza ufite amateka akomeye cyane niwe ugiye kutuganiriza muri aka kanya murakoze kwa mumpaye ijambo ubundi nitwa Bariyanga Kombo Kombo niryo bampimbye Shinani na Kabendera nkiri umupira bya Kombo niryo bampimbye nkiri umupira Shinani na Kalinda byato abo bari bashinzwe iki abanyamakuru bari abanyamakuru ubwo hari mu weya mwaka 88 ubwo babikomoje kuki kugira ngo bafite Kombo hari umuzamu wari umukinnyi w'umupira warindiraga Vitalo noneho ngafata nkawe batuye Kombo tu kubera ko nafataga nkawe yes bibarira guhamya ibarme okay ni byiza cyane birumvikana ko wakinnye umupira cyane cyane rwose ubuse utuvuga n'ufite imyaka ingahe 70 kwirenza umwaka umwe 70 ubu iyibitseho cyane imyaka 70 rero ni nyinshi buri kuryaho cyane umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi yarakoze ibintu byinshi bitandukanye ndi kurya ubu ngubu wampaye rojo y'amagi n'umureti gwa buri munsi n'ijana ndumva nayigeza ariko n'ubu ngubu uracyakomeye ahubwo sinzi banga wakoresheje ku buryo kuko urabona hari abantu bangana nkawe bagenda bicumba ku kabando atakibasha no kuvuga ngo ruve mu kanwa ariko wowe ndabona uri kwigenza rwose ufite imbaraga buriya ni iki cyaguteye kuba ugeze kuri imyaka ariko ukabona ko ugifite imbaraga cyabinteye ni siporo urya uzigishe n'umwana wa siporo wakinye siporo ntabwo apfa buje gake yame ikintu bita siporo kabisa abadukurikiye babyumve siporo bayihate cyane dore ubu wasanga hari indwara ujya urwara zino zo kuvango za diabete za imivuduko n'ibikini barakubeshya
njye navuka nta n'urushinge rw'indwara bari bantera. Nibyo Reka. ku myaka ya 70 nta rushinge ruraterwa, ntabwo urajya mu bitaro ngo urareho. Reka. Umva ikintu njye ndwara wenda ni nk'ibicurane hari. Nabwo nanywa akadozi bigahita biburirwa irengero. Yes. Biragaragara ko ufite ubuzima buzira umuze. Siporo yakoze akazi kabisa. Cyane. Kuko na n'ubu ngubu yo ni imagine abigenza nk'ahara muri apikire ku mukino w'abasaza, antrenoma y'abasaza. Ndagerageza. Ugakina cyangwa nabwo nani muzamutu. Nani muzamu. Ariko akarusho. Kubu ngubu impamvu ngubwira ko siporo ari nziza, ubu abaturage bo mu Kiyovu bantoreye kuba umusifuzi w'abana kuva ku myaka 10 kugera kuri 15. Kubasifura. Kubu ngubu ubu kwa gatanu ubu ndasifura demi finale. Kumva ko ntari mu rundi rwego. Uri mu rundi rwego kabisa. Ndasifura demi finale. Ubusa amategeko uracyayibuka y'imisifurire ku buryo usifura umukino neza bakavuga ati umusaza usifuye neza. Usifura maze gusifura imikino nk'itatu. Ariko babana iyo babonye nasifuye neza uzanaga 500. Nizana ngari nyurira ngabona ntaciye nk'ibihumbi 5. Kandi ku giti cyabo gusa. Okay. Ni ibintu byiza cyane. Ibintu se byo kwinjira byo gukunda imipira. Ubundi watangiye gukina umupira ryari? Ubundi natangiye gukina umupira mfite imyaka 15. 15. Ako nabwo ni izamu tu. Nabwo ni mwizamu. Ariko nakinaga umupira. Nkumenera ibanga. Kinaga n'umupira ndodi inkweto. Udoda n'inkweto? Tumba nawe waravuye. Nta kintu wameze ku nkweto. Tumba nawe warashakishije. Kuri myaka 15 uri waratangiye gukina udoda n'inkweto cyangwa byo byaje ukuze byo kudoda inkweto? Nakinaga umupira najya muri antrenoma navuye mu nkweto. Ukagenda hari amafaranga banje gukenyerera aho wakuye mu budozi. N'umugore mfite n'abana nabuzukunda bose ni inkweto zabareze n'umupira. Yego. Ku myaka 15 butangiye ibintu byo gukina. Ubwo watangiriye hehe ujya gukina rero sasa? Wabanje gukinira? Nabanjirije mu secteur. Secteur ya mu rwego rwa prefecture. Prefecture ya mu rwego rwa junior ya Mukungwa. Ubwo bishatse ko junior ya Mukungwa niyo wazamukiyemo. Yes. Birangira noneho Mukungwa nyirize nigufashe. Ubwo Mukungwa yamfashe ariko bagizeho nyivamo kubera ko hari ikipe bitaga Steel Kigali. Bahita bangura ako nibagura Bakame. Bahita bangura amafaranga ni pusi itasimbuka. Kigeze batangaga amarekritoma cyangwa baguraga umukinnyi ku giti cyo uha amafaranga ukagenda ku giti hakuvuga ngo ikipe ngo urafata amafaranga jamais. Kushaka ku posi yawe ukagenda. Mwe mufite umushahara? Umushahara wa buri kwezi. Umushahara abana abakinnyi b'iki gihe ubwo nabafite imishahara buri kwezi kandi bakagira nayo marekritoma. Nk'iyo bakuguze gutya hari amafaranga baha ikipe mu gihe turi warangiza amasezerano. Igihe warangije amasezerano ugenda ku giti cyawe. Ariko mu gihe ugifite amasezerano ya ikipe hari amafaranga bagura ayo masezerano noneho ubundi nawe bakaguha ayawe ariko bamanjije kugura ya masezerano yo muri ikipe. Icyo gihe ntabwo byahabaga. Umva wewe ukugiranye bya kera n'iby'ubu ngubu. Ntari wumva amasaba avuga ngo abubu. Abubu nabubu abakera n'abakera. Kera twakiniraga isaka. Kuvuga ngo kwabaga bakuru mbese ubonye ikipe. Antrenoma 500. Amafaranga ukabura umuzungu inoti ya 500 atari ibihumbi 500. 500 nabwo rero yarakomeye. Deri yaguraga 600 bikumva ko yari menshi. Noneho kugira ngo wishime ukaguhesha n'akazi gakora. Ala ku kazi wagakoraga
ku bushake abashobora no gutondera ipera gusa ugasiga gukora antrenoma nandi ukajya no mu byaro ku kwezi ugahembwa kandi utanakora ibyo niryo shimwe ryari bihari abubu barije no gukina nk'ubu twakinaga na Mukura na Pantere na Pantere na Ngasizare ubu rero yaba yaje inanga tukayiraza hara muri Muhabura turi kunywa twose tukanabyina n'iki nabo twajayo nabo bikabo abubu nkubwira ngo abubu si nukumara gukina mutakizwa n'inkoni mukakizwa n'amaguru sikumva bitatandukanye byari ishaka n'ibintu bimeze nka ambiance yes ariko ubu ngubu usanga ari igihe babigize ni business hari business hari iki umva mbese ibintu byagiye mu itangazamakuru byabaye bibi ngo barwanye bateye amacupa mu bibuga icyo gihe nta byahabaga kumva ngo mwabaga murakina rwose mukaganira mukicara ku meza ubu ndi mwaje mu kibuga mugahaza watsindwa paka duhurire ku meza nka abubu cyo kuvuga ngo abubu niyo bita fair play urukumva abubu niba ngutsinze niba ntari y'inkoni ntugukizwa n'amaguru usibyo kera byajeho mwakiniraga kuri iki kibuga gisanzwe cya Musanze kera ni cya kera ni hariya kino cya stade Amahoro niyo mwakiniraga ni kira kimaze igihe cyabaga gikorotiye nka kuriya urase kugira ngo utekereze sibyo ko ira stade yo bayihaye esikariye nyuma yari ringaniye ubundi twakinaga nta stade mbese ni ikibuga gusa cyari ikibuga nk'iki ngiki ubundi ira stade yaje nyuma bana iki cyakumotive cyatumye utekereza kwinjira muri stade nayikiniyeho kubwa Kayibanda kubwa Kayibanda kubwa Kayibanda nayikiniyeho yego meze nka naye nkubajije urabona watangiye gukina ufite imyaka 15 sinzi wenda icyo gihe ni warakurikiranaga ibintu by'imipira hirya no hino ku isi ku buryo wenda uvugaga uti runaka meza ari cyageze kuri urwego nanjye kangiye gukina nshobora kuzaba nkawe ubone niki cyakumotive cyatumye utekereza kujya mu bintu byo gukina ikintu cyatumye urikira siporo bigatuma ngira courage ngakomeza nuko nagize aho ngaho nkabona runaka bamuhaye akazi ari kubona amafaranga kandi nanjye bintera inkunga yo kugira nti nanjye kankomeze nanjye siporo nkabona abantu bari kugenda cyane nk'ahantu bakiriraga nk'abakinnyi ndi umwana najayo nkabona barabakira kujya ambiance ntigi ntabibashe nanjye ntipaka nanjye ngenda ajya mu hoteli naho nkomeza birumvikana iki gihe nubwo waje muri hoteli gusa bakakwakira ukaba wicaranye nk'abakinnyi bareye umwicaranye kuri tebo nk'uku nguku byabaga ari icyubahiro gikomeye none urumva waruzi n'izamu kuba barakwise kombo reba aho barinyitire ndi Kigali Nyamirambo kuri cya kibuga bita tapi rouge yakuyemo penalty nk'itatu ngenda nguruka nkabuzana Kalinda Viateur ati ura ni kombo kabisa ubwo wari gufatira mukungwa gufatira icyo gihe amaprefecture prefecture yose yo mu Rwanda suzi ko yari 10 nangahe dusigaramo Nyarugenge na Ruhengeri none tubura ku gikombe hari ubwo icyo gihe mwahanganya nande bwo Nyarugenge kipe yanyu yari Ruhengeri yari Ruhengeri wakinaga ubwo mu ture bakinaga mu prefecture n'amaprefecture ubwo yari amakipe y'amaprefecture ubwo mbese mu maprefecture Ruhengeri niyo yaba yambere na Nyarugenge yambere no duhurira none ku gikombe yarangiye nyabucunga mwana abucunga ariko defense yanjye twaje kurangiza defense yanjye
hari umuhungu bitaga Pere amubwira we urarutahizamu sha ameze nawe wenda umukocore winini batera penalty agenda yikuramo acika intege abansinze kimwe badutsinda kimwe gikombe barakibatwaye ariko abantu b'abanyaruhengeri batuye Kigali baza bashyira amafaranga mwikariso nageze ino mfite nka 15 nageze ino nguramo umurima hano hirya hanga wa 5 yabonye bampaye miliyoni 6 muri uwo murima wa 5 byumvise ari amafaranga baguhereye ku kibuga ku kibuga umurimo wa 5 rwose ubwo wasigaranye 10 ku mufuka 10 uyu musaza ni umunyabigwi kabisa birumvikana umupira burawukinnye ndawukina n'ubu ngubu n'ubu ndawukunda ariko kubera ingufu nkeya njya mfana amakipe ntabizi gusa hari abasaza bo mu rungano rwawe mwawe na wibuka mwakinanye umupira n'ubu ngubu wenda bakiriho hari witwa Habibu hari mu Bereshi arahari yari intuza nawe yari kina ku nomero 5 nawe hari n'undi witwaga Muriga atuye mu Byiruguru abandi bose bahunze mutuweli bahunze mutuweli uzi guhunga mutuweli icyo bivuga ntabwo mbizi barapfuye mituweli barayikwera none bazayisuza ndi babanye batabyiviramo barigendera bari ne ubuze ko numva akenshi na kenshi urumva wowe urumva ahantu wabaga uri ni mwizamu burani kugira ngo wenda ujye nko kureba nk'umukino kugira ngo umenye ko umuzamu ari mwiza nk'umuntu wafashe izamu kera kumva kugira bakwite kombo ubu ni izihe karite umuzamu wamubona kuvuga uti uyu muzamu uko byagenda kose zigufata umuzamu bazakubeshe umuzamu agirwa na defense umuzamu watereka umukobwa nanga umumama ukamushyira mu izamu ukajya imbere hariya sura umurinzi we bakunyuzeho batakunyuzeho bagatera gutyo wa mukobwa yawusama kuba k'umuzamu ko byagenda kose isaba afite kugira ngo akine neza ni defense azagira ukubera afite defense ariko nibyo kuko urabona nk'iyo baciye kuri defense biba birangiye ariyo mpamvu ushaka ukabona nka defense wa nyuma umudefense wa nyuma iyo aramutse afashe umukinnyi ugiye kumucika akamufata abazi ko cyagiye ni wowe wanyuma uba usigaye kugira ngo umwata akagera ku munyezamu ngo bishatse kuvuga ko rero buriya umuzamu nk'uko abivuze birashoboka ko defense niyo y'ingenzi buriya akenshi na kenshi bano bakinnyi bakomeye uzabona bari gufata baba bafite abadefanse bafite defanse kare birumvikana kabisa kuko urabona iyo bafashe iyo umudefanse wa nyuma afashe umwataka ni penalite iyo gwishije umwataka ni penalite ubwo bishatse kuvuga ko igitego ubwo cyakagombye kuba kigiyemo nuko umunyezamu nsheka ngoye nk'urugero ntabwo nguciye mu ijambo iyo batiye penalite kugira ngo umuzamu ayikuremo singisha suko aba yayiteye naga penesha banavuga ngo mu by'ukuri urafata penalite ngo ubyizere ariko ubu ni ngiye kugira ngo nkore muri penalite ebyiri aho ngaho ndi inyami byose aho ngaho nuko mbere amategeko ya mbere ntari nka y'ubu nibaga ntuza rubitse bagiranye sizamu gutya bagiranye igize ucya tera intambwe imwe uvuye kwizamu gusa ujya imbere penalite ngomba uyifata utari intambwe ujya imbere se wegera ujya imbere wegera penalite gusa
gatera intambwe gukizamuka asa n'uritaye mu mugongo ya penalty bayikuramo ariko ubu ngubu nta kwitenga no guhagarara neza nta nubwo ugomba kurenga uriya murongo iyo urenze basubiramo kumva amategeko yo baracana ya yuko icyo gihe byari byemewe ko nibura urenge zamu umugana w'umupira oya wajyaga nabwo kwari kwiba arbitre ko ba arbitre bubu nabi kigiye ntabwo nubwo amategeko ahuze mbere ubundi nabibaga umugorongero ari umugono ahubwo inguni zose nabaga nazikatiye yakwibesha parade mu nguni tayari uko njye nakundaga impamvu nakuragamo imipira cyane ko byabaga unakubise niyo bwabaga uri hari nakubitaga parade nkahuza nibyo byatumye ahubwo hari imvune nka muno sinabitera ibuye ngo rigere rirahiye kubera kwikubahaza umupira urawukina none se mu gihe wamaze mu mupira ni iyihe match cyangwa se ni ibihe bihe byiza wibuka waba waragiriye mu mupira w'amaguru ibihe byiza n'ama event wibuka ukavuga uti uyu munsi twagiye gukina bigenda gutya na gutya twakinye n'ikipe bigenda gutya na gutya mbese ibintu byagusigaye mu mutwe wibuka by'amateka byagiye babaho mu gihe mwakinaga ngewe amateka ntabwo ubwira anshimisha cyane kuko tuva i Kigali turasa igikombe twazanye ntabwo ayo mafaranga arenze nka miliyoni ngo twaraje buri muntu bamuhaye miliyoni ntabwo arenze igihumbi igihumbi nacyo cyari nk'idolari bo ndaza mu rugo nk'ejo bo cya gihumbi nkiguramo ikanga y'ibikombe by'abagore naho umukobwa mba namuzanye mu rugo muhane amafaranga mbese aya mafaranga nayamo nk'ejo kumva ko aya mafaranga nayazanyemo umugore na n'ubu niho tubyaranye abana 9 amashara si by'umwe wapfuye ariko abandi barahazi bo nk'ejo zigira nyirazo barushyigikiye ikipe ya Mugunga turakina nk'ejo na Mukuru tujya kuri Ntaruko niho twakoraga amikare niho abaginya cyane bunyama ziratunaniye umuntu akajyana inyama ashaka njyanira wa mugeni nk'ibiro 5 by'inyama nibwo birya saa mbese ibyo kumva akazaranyumva kuri radiyo ntagiye komba na unyaka bari kunyogeza icyo gihe umuntu wagezaga umupira icyo gihe wari ugezweho ninde wagezaga mukabikunda cyane umuntu twemera muri iki gihe wogezaga muri icyo gihe si byabo bavuga ngo kandi tarenze ariko Karinda Viateur rwanyeganyeze ni ukuvuga ngo baro yanyeganyeze irushundura kumva Karinda Viateur nanjye njya mwumva yavuga ngo rwanyeganyeze ngo ni ukuvuga ko ya baro yabaga yanyeganyeje kwa Rushundura aho ngo kandi ntuza defense yagikuyemo nanga sinyiza yagikuyemo ngo agatuma ahubwo abafana umutima gubara kandi kitanagiye ngo wapi sikani wavuze ngo Nubwo itegeko hari igihe babona bagiye gutera mwiza bakagira ngo birarangira atazi ko cepera agomba kugikura ngoya Viateur yarawogeje karahava we na Sinani bari abanyamakuru bakurikiraga umupira kandi nabo dimanche nabo bakinaga umupira niyo mpamvu nabo baranakinaga ubwo ku gihumbi cyawe rwose uzanamo umugore
Ego yomeze kuri kuba ngo wagize n'igihumbi cy'ubu igihumbi cyari kirimo amakesa ngahe natara 3 ni yabyeri iyo match yabaye muhe mwaka yo uri kumbwira tubwira babahembyemo baduhembyemo iyo mwahuriye i Kigali nani nka 75 numva ari kera cyane none se ubundi wahagaritse gukina umupira ryari wahagaritse gukina umupira iyi ntambara yabiteye ntambara iyo 94 94 kuko urumva hariho n'abakinnyi abenshi bakinanaga n'aba batwaye n'iriya ntambara ya jenoside iki gice cyatumye nge ako nabwo nari nkuze urumva nari maze gukura ubu siko bari kuvuga ngo 35 ntugomba gukina ubundi nagomba gukomeza gukina icyo gihe wari ufite imyaka ingahe nari maze ubu intambara yateye mfite 30 hafi irenga ariko icyo gihe bari gukomeza gukina hataba intambara kuba uhisamu pfa kuba ntose bantuza bose bano bandori sibagifata barakubeshe bandore uzarebe ko bakamije ubundi azongera ukongera gukina ni ukuvuga ngo hari abandi bana bari kubyuka bari gukina n'abari kubona bakuze ngo ne bari bandore bane kugenda nibagiye gukina nk'amavubi bagiye bakora shanje ku byangombwa bakamugabanyiriza imyaka abakinnyi benshi burya imyaka bavuga ntago bari yawe ngo muri iyo myaka ine kuva mwava i Kigali kugera wahagaritse umupira nta bindi nta yindi match ikomeye mwari mwakongeye gukina naherukiye kuri Mukura nta yindi ubundi akinaga twa match nka Trinoma n'iki byose nawe nta yindi match nongeye ariko icyo gihe cyanyureye ngo yari ikomeye byatari ubundi icyo gihe amakipe yari akomeye akaze amakipe nkuko tumva ngo APR na Rayon usanga ko ari kipe zimeze zihanganye icyo gihe zari zihanganye n'izihe ubundi kipe zari zikomeye hano mu Rwanda Yega Panteri babara nk'ubu APR kaza Rayon kaza Mukungwa rero nayo kuraho naho Etincelle nayo kayizinyu cyayo makipe yarahanganye Mukungwa oya ubwo ni Rayon Panteri Mukungwa Etincelle aya makipe yarakomeye mu Rwanda ina Etincelle iki gihe ari ikomeye Etincelle ayikomeye uriko icyo gihe nayo navunitse Mukungwa usi yabaye ya mbere ibaye ya mbere ijya muri Congo Brazzaville yabaye ya mbere ijya gukina bayitsindirayo iki kuri yagize umwanya wa mbere nayo yayifashe igikombe okay ese kuri ubona abakinnyi ubona ko baba bameze nk'abastari urabona ukuntu abakinnyi baba bameze rero bamwe bafite Madrid abandi hari ukuntu bitwaye nyine kubona ko hari abantu basa nk'abatandukanye n'abantu basanzwe batari abakinnyi nk'icyo gihe byaga bimeze bite naho abantu abakinnyi baga bameze kuriya akata hari jabera n'ubwibone sinakubwiye ngo n'ubwibone ahubwo igihe cyacu kosikose uramwumva ngo muri Musanze kosikose ndamwumva uramwumva papa we niwe witwaga kosikose yakoraga muri Opirwa Sopirwa ibiye icyo gihe pose yanjye gukupira pose yacu twakoreshaga icyo gihe uwo mugabo muremure w'umuzayirwa ariko we yakinanaga Rinete ubu wakinana Rinete bazimene reka kandi yakinaga defense none hari undi nubwo byemewe hari n'undi Rinete mu kibuga hari undi rero umunyezamu bitaga Rutongo wakiniraga ntuza Eugene bitaga Standard we yakinaga yambaye ingofero nk'ubwo yambaye ingofero
kandi akawuzana umupira bikaba byemewe icyo gihe wakoraga ibyo ushaka nk'uko abo bakinnyi uko bambaraga amahirwe bakaza mu kibuga n'abandi no mu kibuga nawe wakoraga ibyo ushaka ukajanamo ingofero yego mwana mu izamu ugakinaniza ese bitekereza umuntu wakinanaga amarinete mu kibuga kandi akabwo yabaga yambaye ku gahanga bya gisitari nyine yambara gutya atari kuvuga ngo ni ikibazo cy'amaso ni yabaga ari byashoboka kuba yari amaso uko yarashyiragamo none gashyiramo hari ikamba kazirika gikomanda ubundi akata ku mupira utekereza umuntu wakinaga defense kandi yambaye kandi akawuzana n'umutwe ubwo icyo gihe wakoreshaga style se ya gisitari njyewe njyewe nta pose nari mfite sibyo ko nasokozaga igisunzu n'icya kinani kabona nyine nateye kanta kabona nyine ndi umusore ubyibushye ufite igituza nk'icingagi hano ukiri umusore wari ugisorijeye uretse kurira indege ngiye gukina icyangu kwiyurira hano ku kibuga cy'indege wanagiye n'indege se icyo gihe twari tugiye gukina esipari noneho saa cyenda ziri kubura nk'iminota 20 ahubwo manzaze zageze rero zigera nyine baravuga ati ntago ngo murakina turakina kandi saa zigeze ahubwo ya telefone indege yindi bitaga Air Rwanda bahitaga Air Rwanda yari itagise mbese indege gukanyira yaje ni foto zameze nje dabu ngweretse iyo foto ibihumbi ijana babima ntiwavuga ngo ni kombe bitagatuzi gemeze gutya nuri indege iminota ingashisi iminota 15 twari tugezeyo se ubu wagiye mu ndege tugiye gukina icyangu na espoir reka da espoir urayizi iri si kiriho se reka dogo ntabwo oya iracyariho reka ni iriya nyine yasubiye mu cyiciro cya kabiri niyo ndiyo wamugiye n'indege iminota ingahe twari tugeze ubwo baratanga ambiance kabisa ukaja mu ndege none wari wagendera mu ndege ubwo abakinnyi mwese mwayigiyemo twagiye turi veri ariko ikigaragara Prote yari umuterankunga mukuru wa Mukungu urantuza zigera nyose ntabwo nkajyamo nkavuga ni nanjye ntabwo ari ko bwanjye utari izindi mbaraga ziri kukoresha kabisa izambara ako kantu karahari niko batahazi ari nk'uwitwa Breziliye wakinaga mu Gungu ya contre choc ya muri siramuri abagira impigi baba ako kantu karahari bigakora ukabona ko bikora kweri umva ngo uriha ngo kumuvuna se wamushobora se mushobora afite ya mpijyareze urabona ko asura utari kumwasa ahubwo urebye nawe yakuvuna nangwa icyo gihe se niba ubyibuka neza icyo gihe wambara izo ga uri kwibuka ko nta gitego wariye kugira ngo kizemo ni nk'umwako mbese wari rampaga ukumva nawe ubwawe ntabwo ari wowe kumva wagiye kabisa n'uburengo biracyahari icyo gihe yaguhaye ibyo ufite utundi tuntu ese mu mapembe y'amazamu yombi mwaya ku izamu n'aya ku izamu kubera ko gutsinda yewe biragoye iyo waba ugeze hari gutera umupira kijya hanze nanga kikajya hejuru kandi muri kurebana neza bari kuvuga ngo iki cyarangiye efe zirahari ibyo ahubwo ubu ntabwo bazi kuzikoresha ntabwo babizi ntabwo izari ni za pirate wasanga ntabwo ari za pirate igihe cyanyu buriya birumvikana ni igihe cy'aba basaza biriya bintu byaranakoraga cyane kuko n'abasaza b'icyo gihe abenshi basengaga za Nyabingi na za Ryangombe kumva rero bo byaranakoraga mu buryo bugaragara ubwo mu gihe wamaze gukina mu mupira nta bibazo wigeze uhuriramo nabyo ingorane imvune ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo n'ubu ushobora kumva ingaruka zabyo nakubwiye ngo umuzamu afite defense umutsinda biragoye ukuvuga ngo umunyezamu kugira ngo agire imvune turi kari ubyiteye ntabwo afite defense
ntabwo wumvaga bariya ba Bakame bakinaga imyaka igera ku 5 ngaho 10 atavunitse, ariko hari umukinnyi rutahizamu yakina imyaka 5 batari bamukotera akaguru. Ntabwo byashoboka. N'uyu wareye weje bundi wari umaze gutsinda ibitego bingahe muri shampiyona ejo bundi nawe yaravunitse, buretse ko ndi kumva ngo muri iminsi ari kugenda kuri utuntu tw'antrenoma ku giti cye, ariko yaravunitse ntabwo yarangije shampiyona. aho umuzamu nta kibazo cy'imvune cy'ubuzamu cyo mfite nakubwiye nicyaho ngaho nakinaga i Kigali ndi gukina igikombe, ntabwo byatewe nuko cyari kibuga cya tapi rouge nkaza ndikuba, ntabwo ari kuba ngo baramvunye, ni kwikuba hasi, ntabwo si grave ku buryo bitatuma nkora ntari biri rwose. Ubundi Mukungwa yasenyutse ite yaje kwitwa Musanze FC gute iwe kibyibuka? Byatewe n'iyi ntambara se, iyi ntambara mirongo icyenda na kane intambara yasenye byinshi, ariko none ntabwo uzi ko bari baraduhaye buri hahoze ipositariya buri mukinnyi afite icyumba na salo, nanjye nari mfite icyumba na salo, kandi turi abakinnyi bagera mbese bakavukira, abanyamahanga bo ntayo bari bafitemo. Twarakarabye byabaye bya leta. hari iposita se niho hari ahahoze iposita kujya i Nyakinama aho ngaho n'ibigihari, ariko ntabwo mpera kwiyongera naho yamazu rero agana hano gutya mu Kizungu yari ayacu, nari mfite icyumba na salo. Nese ubwo yaje kwitwa Musanze gute, Musanze FC gute ku byagenda kose Mukungwa niyo yahindutse Musanze? Ibyo Mukungwa nyine niyo yahindutse mu Musanze, kuko bashatse guhindura izina kubera ko babonye ko nyine bya Mukungwa byazambye, mbese ni nko kujijisha, hari impamvu buriya yabiteye, kandi iyo mpamvu ntabwo kwirirwa nyikubwira ndayizi, ntabwo no kumefia nawe. Ubuse uracyakurikirana ibintu by'imipira cyane nko kuri TV habaye umupira, nta mpamvu yo kutawureba ndi gusoma nk'aka kadose paka urangiye ntiwureba. Ese ufana iyihe kipe nk'umuntu wabaye umukinnyi wa zamani? Yaricyo nta kubeshya, njye nakinnye umupira, nje gufana nk'ikipe y'igihugu yaserukiye u Rwanda, aho mu Rwanda ariko ngubu n'abasigara business yakubona nk'ikipe ishaka kugira ngo ibe nk'iya mbere na nk'iyirete, ukabona haziramo za ruswa zaki, abona nsigaye ndafana noneho ikipe yatsinze, nahita atatsinze ntabwo nakufana jamais. Ubu nta kipe wumva ikuri ku mutima ukavuga uti ko byagenda kose ikipe ndayikunda tu? Ibyo ko byagenda kose Musanze na Reyo Yezu byo nkunda urumureye ridekaraye urumva Musaza urumva Kombo ntago avuze ko mu byukuri atagikunda amakipe, ahubwo urumva aravuze ati bite n'ibintu cyane byaje byaruswa mu makipe byatumye amakipe ambihira, yuko ibintu byaruswa biravugwa abasifuzi hasi ntibihari ntabwo mubi kumva biravuzwe cyane, bamwe babahagaritse abandi bafungiwe imikino, bamwe bakava mu kibuga bababaye. Urumva nyine uyu musaza nibyo ati iki gihe amakipe yarazambye bitewe n'ikibazo, ariko icyo gihe nta byabaga, uwaguze gukina ni wowe watwaraga amanota, utwo tuntu tw'udukata ntabwo twabagamo, ibyo bita gutegurira hanze. Waguze gukina watsindaga, watsindwa ugataha, ariyo mpamvu nakubwira nti wabaga twakina, niba ngutsinze ngwino nkwakira, kagenda uhaze paka. Ikipe y'ubu niyihe yakiraga ibindi nkubwira bakina ngo yimbwe, ahubwo aho kukwakira baguhabye, kugira ngo wewe n'ubujya kugeza igihe ukagera mu kibuga wananiwe, wakizizwe n'amaguru saho bitisi inkoni igiti amagara. None ubu Reyo ubu tubwiye ko nibura ariyo ugerageza gufana na Musanze, abakinnyi ukunda cyane ubona bafite ishaka cyangwa ubona ko bagerageza babizi
muri Reyo nabahe Reyo ore ntangiye gufana n'ura bavunye wari maze gutsinda ibitego byinshi uzikoreye yari maze kuba yageze mu myanya ya kangahe ari ya mbere ura bavunye nabibonye no kuri TV babikoreye n'ubushakira muntu wamuvuye yaragurutse yageze hejuru amutsinda ni uteza ibibazo bari bamuguriye nibyo mpamvu ngubwe ko mu Rwanda imipira mu Rwanda ari form bari bamuguriye niyo mpamvu ngubwe nti wafana ndetse Reyo ntabwo utayikunda ariko ikibi cyayo nuko uri kuyifana nk'abakinnyi baba barimo babo bakunze gutya ubundi bakabaha amadolari bakaba babajyana hakazana abandi bakenyeye si wamenye ngo urafanya ngo wohe mukino n'ubwo hari ikibazo c'amikoro ubu bari bagiye kugura abakinnyi baciriritse bavuga ngo wafana umukinnyi wo muri Reyo wamenye urafana ubu ejo uri gufana ejo baramujyana ujye gufana ejo baramujyana ntibakakubeshe akenshi na kenshi nubwo umuntu afana ikipe ariko hari abakinnyi b'imena batuma iyo kipe uyifana ni kubera baba bamaze n'igihe ureba n'impamvu mu Rwanda bakundaga imikino uko bumvaga biti bo mukungu ugiye gukina ntuye hano ndikavukira bo ari n'umwana ari n'umugore ari n'umukecuru njye kureba kombo njye kureba kombo wewe uzaza kureba Kavantara utanazi icyo nagenda uzamufana ariko bagiye kureba kombo bazi kabuye ni mwene runaka bakishima none nawe ugakina na courage mushe kuko hari abaturanyi babaje kugufana bazi bati tugiye kureba runaka titurabe ukuntu azi gufata nawe ugiye kuzana umuntu wo muri Amerika ngo niba ari zantuza umuntu wavuga ngo ugiye kumufana se umufana ese mu gihe cyanyu ho ntabwo ibyo bintu byo kugura no kugurisha abakinnyi byahabaga ahubwo kugura u Rwanda rwaraguraga ariko ubwo kugurisha rwo ntabwo bakundaga abasikawuti baga bafite ku buryo umukinnyi ushobora kuzayo nkamubona natereze imodoka mu Burayi ubu natereze ndajya kureba uwo muzungu Cristiano yego ngo ni Cristiano nese ubu nta mazina nk'atanu n'ubwo wenda utajya ubyinjiramo cyane byo gufana amakipe yo hanze ubu nta mazina nk'atanu y'abakinnyi b'ibyamamare uzi tutitaye mu makipe baba bakinamo ukaba uzi aya mazina njye nyumva ko ari amazina yubatse amazina yubatse ibigwi mu mupira w'amaguru hanze mu Burayi cyangwa se mu bihugu byo hanze urengeye icyo nakubwira usibye kubasoma ku mipira uwo narinzi ni witwaga Pele kandi ni uwo mu gihe cyanyu hari Pele ariko yaracenga n'ibyatsi Pele hari umupira nabonye ari gukina agiye gutera penalty ku iyo kipe yari y'abazonze barareba umuzamu komeza umuzamu ufite ujya kuresha n'izamu wamubona n'ibigango ugashaka urahera ukamubona Pele yagiye kumureba sinzi ko yagiye kwihisha afungura amaraso nka fungura arayaregeza kubita gutya igodi iragenda kuri kiri godi baro yagiye bara muzamu reka da ubwo se yakubise baro cyangwa yakubise baro godi ivamo yamanje aca godi igiye muzamu wamuzamu ari kurikirana ku baro yagiye hari mu nguni ubwo se ibyo ni ibintu yakoze yapanze nanga ni ibintu byabaye uruhurirane nagakoryo yategereje ati ngiye gukora agakoryo n'uburyo yakoze yamanje nje narabyibone yafunguye irase yararifunguye ubwo byo ntago mbese yarayiregeje akubita umupira mbese ni nguko wagira utya iyi ntuzi godi ikagenda wamuzamu niyo yakurikiye kandi baro ahita yaraje ubwo byo ajya byo byemeye mu mupira yakubwiye ngo abakera umuntu yakora gashaka
Numva iyo godi ivuyemo barakuba ati genda wambare neza. Ntago wakina. None iguyemo kandi ariko rero igitego cinjiyemo se wavuga ngo nasubiramo. Ubu ngubu dusipoze ukubise ishoti igodi ikavamo ariko igitego cyaje gukubita umupira. Baro yagiye. Kandi baro igitego cyageze mwaba banga igitego ntago cyagiye kuko godi yavuyemo. Bigaragaye ko atari wowe nyirabayazana ubikuramo. Ndio gakubita godi ikaje hariya n'umupira ukagenda. None se kitagiyemo yagodi yavuyemo kitagiyemo. Ubwo bavuga ngo ni igitego. Ariko cyagizemo nibyo. Ni wamugane wa Karinda ngo atirwanyeganye. Ubwo barwanyeganyeze kabisa. Ese buriya mukungwa nko muri champion se kige naho habaga shampiyona y'u Rwanda. Hatabaye shampiyona. None se buriya mwabaga nk'abakangaye. Mwabaga nka mukungwa yabaga ntiyakangaye ugerera. Ntago yigeze yaba mu za gatanu. Yabaga ari muri Big Four. Ya kabiri ntawe yarenze mu za gatatu. Saza rero yakagombye kubera icyitegererezo. Abazamu bafasha kumushaka ntibanga yakoreshaga. Ajya umuzamu ukomeye muri iki gihe. Uri kubica bigacika nko mu Rwanda. N'uwe. Umuzamu. Umuzamu twavuga guca bigacika. Wazanye igikombe. None kitawuru. Umuntu yazanye cy'amahoro azanye cya champion gusa wambwira ngo noneho gusa wambwira ngo wabaye wa gatanu uwo muzamu se niwe twavuga ngo niwe muzima yakada umuzima no wazanye igikombe ubundi iyo bagiye guhemba akenshi bahera ku mutoza ese nuza ntibamuhemba wamutoza kandi baramwirukanye ariko niwe wabaye umutoza mwiza wa mbere mu gihugu kuko wazanye igikombe. Ni nk'ibihe muri lokale muri kwitegura za match buriya nk'amafunguro bababwiraga ko mwakundaga gufata mbese atuma muba mumerewe neza mu kibuga muri fit mufite imbaraga nayahe? ngo batanga komande nko muri restaurant byagenda kose batangaga komande y'ibiryo biriho inyama ibi ngibi bya makaroti by'amafurite akareka ntabwo furite ibirayi by'imbumbuzi n'ibirayi ibishyimbo by'imbumbuzi n'isosi n'inyama. Ibyo niryo funguro babaga bari kubakubita bari kubahereza bagashyiraho n'umuceri kuko haba wariye rojorojo kubibona byari shida nkaho utakora umukene. Nta rojorojo nibyo batwakizaga. Ubundi twaba turangije match kaja nkara muri muhabura urakamwe icyo ashaka rangiza ugaguhanga agahumbi kawe wakini kagatahana babahembaga direct yuko yatahana byo tuvuganga mwe nta bintu byo kuvuga ngo ku kwezi kontara ngakontaranga meza rekata gukina match urangiza baguhereza asigaye nawe ugacunga ubundi ugacungana n'akazi kawe baguhaye. Ngubu nkanje barampaye akazi ko kubitara ko gupfuka ibisebe abaye na dogiteri baba ubu izi nagupfuka da hanagura igisebe hanyuma ngashyiraho na microchrome. ubwo bashigiye kukibaguha ako kazi ko kuvura harahora warigeze ubikora cyangwa se ikintu cy'ikiganga hari icyo wari ukiziho? Hariyo inzara ukuvuga ngo baguhaye akazi ukuvuga ngo urakanze ngo ntabwo ukazi babura ikiwanya reka da ugomba kwiyaminiya akazi kugenda ugakora ibindi bikazizana
experience ukayigerera mu kazi. Nyozi nagakoze hafi nk'umwaka mbona hagijye nta faranga riri kwinjira reka nisubirire mu nkweto zanjye n'umupira nabi ako nabwo nabikoze turi guhunguka muri kuva hakurya Kongo ubwo mukiva Kongo ubwo iby'imipira byose bihagarara ariko mu Kongo yarakomeje irakina wenda wowe beretse ko ndawahagaze ariko Kongo yakomeje irakina ariko bahise bayihinduramo Musanze niyo yabaye Musanze kubera ko wari uyihagarariye yagize aho ngaho wozigera nyirazo ahita agenda agera mu mahanga. Okay, ubwo igihe wabaga utari mu bintu byo gukina n'iki wabaga uri gukora iki? Yabaga ndi mu kazi kanje k'inkweto sikanagubwira inkweto kabisa ibintu by'inkweto wazitangiye kera cyane ubwo 15 nakinaga umupira ndude n'inkweto najaga mu hoteli no mvuye mu nkweto ubuse ko nzi ko urumva wari umustar umuntu wavuga kuri radio bari kogeza umupira wari umustar bo watinyuka gute kujya kwicara no ku muhanda ukadoda inkweto uri umustar kandi Karinda Viateur arimo akogeza Karinda Viateur kuvuga kuri radio nta kantu kipfunwe wumva gufite uri kudoda inkweto kandi uri umuntu w'umustar cyo gihe bw'ubusitari nta baburimo babaga gushaka ifaranga habyo busitari w'icyo gihe ni wari ufite ifaranga abo utafite ifaranga muri umusitari ugiye kumera nk'ibi byana bimeze nk'amayibobo azana ya misatsi ubonaga nagashyiramo kanta gasanga yabuze n'amavuta yo gushyiramo ngo ni umusitari ubundi ufite amafaranga nk'ivatiri niwo musitari ubundi aho ngewe nabaga n'ikengara ndoda inkweto zanjye n'ama y'amatraining yanjye doda inkweto bibiri byanjye bikaba byinjiye si bambwira hari ubusitani burenze kandi ejo wenda mwaba murahura n'ikipe ntabwo ngatahana n'ibindi bibiri kandi watubwiye ko waguze umurima w'ibihumbi 5 tanu nabwo cyari kinyandaro ubundi wabaga ufite n'ibihumbi 10 wabonaga umurima ugiye kungana nawe abwo haryo umurima waguze 5 baguhaye angahe 6 miliyoni 6 sabyo umurima hari tundi tuntu waguze muri cyo gihe wari uvuga bega ibintu ushobora uvuga uti ibintu ndabifite ariko nabikuye mu mupira mu gukina umupira n'ibiki ubega ibintu uvuga uti uyu mupira ibi ni ibintu umupira wangejejeho ibyo ibintu nakuyemo ni nk'iyo miliyoni 6 ubu nabaga mu nzu ya Cenyege ariko ubu ngubu naguzemo inzu y'ibyumba 6 iteye na karabasaza kandi inzu nabagamo n'igishahuro cyari cyarananiye nguze iyo nzu nguramo n'imirima 2 ubu ndayihinga hari umurima nguramo imifuka 2 y'ibishyimbo n'amasaka kandi watubwiye ko n'umugore yavuye mu mupira hari ko ntagize mwana utagize pe kandi ukaba ukiriho kandi nkaba nkiriho ngifite ubuzima kandi ya mirimo ikingabura nkaba kandi na za nkweto nkaba nkizidoda umupira hari kiza kiruta icyo ntacyo siko umupira burya nawe w'icyo nubwo wenda batangaga amafaranga make nubwo batangaga amafaranga make ariko ikigaragara umupira warinjizaga uvuga ngo mwarakinaga ukirangiza gukina bagahita bagukubita amafaranga yawe ukigendera rwose ntabyo kukubikira ariko ubwo washakaga mu gitondo ntiyigiraga mu yindi kipe ubwo biteye ko urumva ntabwo babaga bavuga ngo ufite kontara ubwo mu gitondo washaka ukaja mu yindi mwabaga muri gukina ngaho washakaga yagukuriraga naho ngaho akahita kujyana ntabyo gukopera ngo iyi kipe ngo ni yawe ni yashaka guterura akagushyira mu vatiri akakujyana akagutwara iyo sitiri ikipe bitaga sitiri njyana izi ntabwo bari bamuhaye ibihumbi
Anza bari bampaye bitatu. Mu rugo mbasigira 2 njyana ikindi 1000. Kandi ibyo 2 ubwo urumva 2 ari menshi cyane. Namaze ibyumweru 2 nsanga hamwe aracyayafite. Ubwo iyo yari yakubuze yakiniraga he? Stirisi yari i Kigali harya intuza we. Yari sosiyete yatwaraga imizigo. Ubwo ifite n'ikipe. Ifite n'ikipe. Yari sosiyete itwara imizigo bitaga Stili. Imizigo yari imbere yafite imodoka ziva muri Kenya, Mombasa zikaza mu Rwanda. Ngo yari ifite rero ikipe bitaga Stili. Buse igihe mwabaga mwatsinze kuri uwo munsi mwiyakiriraga kuri Muhabura niyo hoteli yari muri intara muri aka karere ka Musanze VIP. Nta handi uwo porote yabajyanaga. Kurumva yari igikomerezwa kandi ikipe yari isa nka ariko yari ayibereye perezida cyangwa mwari mufite indi perezida muri iyo kipe? Yari perezida. Yari perezida? Perezida wayo. Mbese urebye ibyangombwa byose ni godiyo zabaga zibitsiwe. Oya nazaga kuzizanayo. Nawe yakundaga entrenoma akaza abaje gukora entrenoma abageze nko mu kibuga akantuma mu rugo ngo ninjye kumuzanira godiyo. Nanjye nkazara muyizanye. Yarankundaga cyane. Kumvikana nyine hari akamaro wari ufitiye ikipe. Cyane. Ese iki gihe rero hari igihe nk'abasaza bamwe bari kuvuga bati ati ntabwo yakagombye kwitwa Musanze FC, ati bakagombye kuyisubiza kuri Mukungwa FC, ati kugira ngo wenda n'abantu b'abasaza biyumve muri ikipe. We nk'icyo gitekerezo wowe ucyumva ute? Ati nta batujaniye ikipe bayigize Musanze, ati kandi ubundi ikipe yacu yari Mukungwa FC. Buriya nko ku giti cyawe wumva yakomeza ikaba Musanze FC cyangwa wumva byaba byiza bakayisubiza iki intuza izina ryayo rya mbere? Ubundi izina ni izina, cyangombwa no gutsinda. Ngo bayisubize kuri Mukungwa, si Mukungwa nizatsinda ibitego. Musanze si ejo bundi yari igiye kumanuka yari yakoze iyo bayita mabyi ariko igatsinda sari kibazo. Nta kibazo. Izina ni iryo gutsinda. Izina ni izina. Izina ni uko ibikorwa nibyo by'ingenzi. Nibyo by'ingenzi. Nakuvuga ngo bayisubize kuri Mukungwa, si bayisize Mukungwa ni izatsinda se. Oya, izina ni izina. Numvise ko Placide nawe irangoma ye yabaye nkaho ihanguka batoye abandi bayobozi. Placide yavuye ku perezida. Bandi bari bafatanyije na Placide bo batoye abandi. Perezida wa Musanze buramuzi? Nta ndakurikira urubuga rw'imikino ariko numvise bavuga ngo komite yahindutse. Yarahindutse. Ngo nanje umuntu batoye ntago araje mu mitwe y'abantu cyane kuko ni mushyashya. None se kombo ukurikije kubona nyine imikinire y'iki gihe uko isigaye imeze, ko football imeze muri rusange, ni ikibona unenga ubona gikwiye guhinduka kije kubona imikinire y'iki gihe uko umupira w'amaguru uhagaze muri rusange? Ni ibiki unenga ubona bikwiye guhinduka? Ni ibiki ushima uvuga uti bakomereza aho ngaho ibintu bimeze neza? Noneho ni ihe nama wagira abakinnyi, ni ihe nama wagira abatoza cyangwa abaperezida b'amakipe? Urakoze kumpa umbaza ku kabazo. Niyo mpamvu nakubwiye nti abubu Masaba nabuze ati abubu ngenda bagaya. Nanjye abubu ngenda bagaya. Impamvu ni ukubera iki? Ugira utya ikipe yawe wizeye uti ngiye kuyifana kuko mbere ko yagera mu rundi rwego. Ariko none wundi umazemo igihe ufite ikipe agashaka kukurwanya ku buryo iyo kipe yawe ashaka kuyigusha. Icyo nicyo kibinenga ku makipe y'ubu.
naka kantu watubwiye nyine kabamo ko gutegurira hanze y'ikibuga ugasanga mbese ruswa aho ngaho ndi kukubwira se nyine ukuvuga ngo ikipe yawe reba nk'ubu ngubu nk'urugero ejo bundi reyo ijya gukina n'ahantu na saperera abasaga mu kibuga none bari mu ya kipe bakinnye nayo ni Bugesera yes urugero uwo munsi bakina na Bugesera ihoteli barayemo nkubwire ikipe yagiye kuyigurira ngo iraremo Bugesera n'ukuntu baraye barinze icyo kibuga uwo muntu si yari kurwanya Rayon utajyana igikombe kuri nuko uwo mupira wamenye mu Rwanda nta niyo mpamvu ngo nta mupira yo mu Rwanda cyagupana ikipe wakabonyeho ikipe imwe mu Rwanda habamo ikipe imwe gusa ariko ikipe ifite ibikombe 10 uri kuba mbese mu Rwanda nakubwira cyo nta shaka ry'umupira w'iki gihe sinakumanje nakubwira ko mbere twakiniraga ishaka wambwira ngo hari ishaka ry'umupira ryari ubu nakubwira ko ari business si byose urabyumva ni business naho ubu ngubu naho abatoza rero icyo ngarukira ku batoza none mutoza ubu uri umwarimu umwana uramwigishije urangije muhaye diporome genda nakubuganga genda uvura rero kakazi k'ubuganga ntagashoboye bazagaya bazagaye wa mwana utarakoze kakazi k'ubuganga kuko wewe umwarimu wakoze akazi kawe yego none ngubwire umutoza nakubwiye ni kirane murantiriro kenda ukora imirimo yawe rero kibigeze mu kibuga kibaye ikigwari kuko wambwira ngo wamutoza ni mubi wamukinye deje ni wowe yakoze ibyo akavuga agombye gukorera atoza ngaje no mu kibuga atoza ni uzaza gutsinda se abatoza burya harimo abarengana avuga ngo umutoza twamwirukanye mana yaje imana izabibamo naho ubundi abatoza bararengana abe inama y'indi mbwego nagira abakinnyi ukinnyi ubundi yagombye gukora imirimo ye akora icyamuzanye naho impamvu abakinnyi b'iki gihe bagomba no gukora akazi kabo ubu niko kazi ahemberwa ubu ni kazi kubyukira mu kibuga saa 9 mu kibuga ubundi agahemba kandi mwebwe urumva mwakinanaga ishaka ntimunahembwe kandi mugakina kandi tugakina kandi mwebwe urumva byasabaga kugira ngo ukora kandi kazi hanze kuko buri munsi ntabwo uri mu kibuga wakoraga ntirino mu bishaka kuko urumva nta marekiritoma babahaga nta na kontara cyane wakoraga ntirinoma ngo wenda nko kwa kane murakina nko gucyumweru akinaga kwa kane kwa gatanu kaja muri lokale kwa gatandatu ukarara ugaca ku cyumweru muja gukina byantirana byo guhera kwa mbere jugujugujugu kare ajaga mu mirimo yabo iki gihe urumvikana iyo muje muri aterenoma nk'abiki gihe nk'aba bashaka kuba mwakina ahubwo ubwo nakaguru wavuga ugasigare mu kibuga ukazana ila miliyoni imwe kazana igikombe usibye n'uyu musaza hari amashampiyona yaberaga mu mirenge iki gihe bakinanaga ikintu bita ishaka icyo gihe mbese hari ikintu bita ishaka nibyo buriya nabari abantu baba bagiye gukina nk'Amavubi iyo yagiye gukina hanze buri kintu babatoza cya mbere ni ishaka guharanira ishaka ry'igihugu iyo rero utayari wumvishe ko ishaka ari byo ugomba kubanza imbere umugani wa kombo ni kuguru baguca tu akinira ishaka uri kuvuga uti runaka yaje kundeba kandi none nimba mu kibuga banyemereye amafaranga runaka no gukutura
ishyaka niryo rya mbere ubuse nta kintu ubona uvuga ati uko byagenda kose ubu ni byiza gusumbya mu gihe cyacu ku bijyanye n'umupira w'amaguru ubu cyo nshimira iby'ubu bahemba amafaranga atubutse ariko katarimo ineza nta neza yawe barakina ndabyumva barakina neza ariko nta neza y'umupira w'iki gihe umukinnyi yakina yagira ati none se nkuriya urababonetse bose wabwira ngo nadasubira mu kibuga ni bayibayi nyikundudi nyumbani yagira amahirwe agasubira mu kibuga neza ariko natanasubiramo ni kurudi nyuma icyo uvuga ni ukuri kabisa nta kundi gukurikirana ngo gutya na gutya kandi babandi nta uzamukurikirana yavunikiye mu kibuga aramutse anaje ntatanga umusaruro nk'uwo yatangaga ni bayibayi nabwo ni bayibayi birumvikana kabisa ubuse ubona ari nk'ibihe bintu umukinnyi imyitwarire umukinnyi ashobora kugira ikatuma kariyeri ye igenda nabi igapfa umukinnyi akarangira bitewe wenda n'uburyo runaka yitwaye ubona uvuga ibintu nka bitatu cyangwa bingahe uvuga uti umukinnyi aramutse yitwaye gutya akitwara gutya ibintu bishobora gutuma arangira burundu arangira gukina nanga kujya uvuga ngo kariyeri ikangirika umukinnyi akinnye neza ntagire imvune agakina neza mbese akagira ishyamba mbese agakina neza nk'uko bimeze agakuramo nk'imitungo nk'iyo navuze nakuyemo ubu ngubu neza imifuka 2 y'ibishyimbo nakuye muri wa murima kurana n'amasaka mfite n'inzu nakuyemo ibyumba 6 ubu negamira gutya amatara akaka kandi nari kuzayabona muri zira nkweto byose bikura mu mupira ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ko akabando kawe ubu tuvugana ufite unateganya kose bagakwiye mu mupira aho ni ukuvuga rero n'umukinnyi w'iki gihe abyitwaye neza kandi ufaranga bamuhaye akagira ishyaka muri make akagira ishyaka noneho akazadukoresha neza yavuye mu mupira hari igihe twazamusayidira muri za mvune nanga se igihe acuye igihe uvuze gukoresha udufaranga neza ubona se buriya wowe ukurikije ukubona ibintu ubona ari nk'ibintu bikunda gutwara amafaranga y'abakinnyi cyane cyangwa se abasitari bishobora gutuma amafaranga ahembwa ashira ntagire ikintu amugezaho ibintu ubona bikunda kuyatwara cyane umva nawe usetse nawe uzi gahunda ariko ngiye kukumenera ibanga usetse uzi aho gajya rero ngiye kuhakubwira ubu ava mu mupira baraye bari kunywa bari kwishima ngo yatsinze ngo kombo yatsinze y'amafaranga bamuhaye n'iki abonye noneho wa mukobwa ufite nyashi ajya nyashi bayitekera ni nyashi nyine nyashi irazwi mu yabaye ikinyarwanda ubwo rero ya nyashi irayajyanye baba kabira yajyanye n'ejo bundi n'ejo ni uko ubwo n'igihe na wa mudamu yari yarazanye muri wa mupira ndashobora kuzabona ibyo ba nyashi bayajyanye ba nyashi bakaba barayakukanye uko bimeze ikindi nyuma ya nyashi ikindi kintu kitari nyashi kitari nyashi kiyajyana wavuga ngo ikizi ntacyo kereka ibindi yakoresheje mu wundi mushinga aka kantu se buriya ko ntago akazi bazakubesha akantu kamara amafaranga wanywera ibihumbi 10 none se saga kundi wumva ntabwo ubuyanywa wenyine
aka ushobora gukanywa udafite nyashya ntabwo wanywera ibihumbi 10 ariko uri kumwe na nyashya ushobora kunywa ibihumbi 20 akongera akakubaza iyindi 20 base ukumva wabivamo iyi nzoga nubwo muyibimanga ngo bitwara amafaranga nyashya niyo yambere la nyashya ni wenda mfe akanyama no mu gihe cyagise bura byabagaho abantu baka abana hozeho barabanyashya barakanyama ana hozeho hari nagiye ngiye gukinira ikipe y'Irutongo yo gukina bampinzu n'ubundi ko bw'abarebare barese gutya none aba narangije gukina abangezeyo nkabona umwe yazanye inkoko y'isake yayizanye akayizana akanayiteka nanjye nkagura inzoga rero tukicara nkajyana wenda n'ibindi biganiro none nakubita hano ngabona ari kwegama gutya nguyu yajaje ubwo rero banyashyi bazana menshi kuruta inzoga nyashyi yo birumvikana kuko urumva we iyi nzoga bari kuyinywa kandi hariho n'ibindi baragusaba nyuma y'ako gace nyuma y'iryo cupa ariko ubundi ni na byinshi buriya iyo ugize disipurine mbi hanze y'ikibuga uko byagenda kose none usibye no kuba uri umukinnyi no mu buzima busanzwe pe ntabwo ari abakinnyi gusa buriya no mu buzima busanzwe nyine iyo witwaye nabi ukagira disipurine yawe ntigende neza ngo ikintu burya ifaranga ni ribi umuntu ufite ifaranga burya wese ari mu ngorane za nyashya kuko uba ufite amafaranga uba ufite icyo wagura icyo cyaryo cyose iyo cyaba gihenze mpaka ukigura kuko uba ugikeneye ariko none nta mafaranga ufite yo kugura intuza kandi ubwo ayo mafaranga atuma nyine nabo banyashyi none bakubaza ari benshi bakushaka ngo no kurogana barogana nyine kubera ko baba bakuze ifaranga ariko kankwibariza akabazo kamwe ndabona amasaha ageze kanakubwiye ngo saa 9 ndi mujemo gukina ntuza usifura mukino wa match ya demi finale mbabarire mwambaza amagambo ya nyuma nyoneho kagira uko nabigenza kugira ngo ya nyuma saa ntituri gusoza ubona hari ikindi kibazo wamubaza se kibazo rwose musaza yagerageje musaza yatuganirije neza kandi urumva ko umusaza ni inzu y'ibitabo pe afite byinshi byo kubwira abantu ahubwo ubuzima busanzwe yatugira inama ahubwo amakipe akomeye amushake ajya baha kukuntu kera byari bimeze karebe ko abakinnyi bakongera bakazanza mu kanzu za Musanze n'iki yakagombye kuje gutumira wenda bagize roka kamba sitserera hari ejo bundi sinzi agakipe kayitsindiye hano nanjye narindimo none sinzi manza ari muhizi nyuma y'umuhizi umuzi namwe ngo kombe twicaye kuko ikipe we nta wayifata no gusaza sinangira baro imutsitse nanjye nayifata kose araseka twarataha nyangurira ka mitsinyi nkaga uko nanjye nabonye igitego bamutsinze acyafo umuntu wabaye kabisa umugariye numvishe wabaye kabisa kandi rero cyabye nakubwe ni defense iyo nabaye nabi nawe ugiye kuyaranza uko kundi bari gufata uzarebe mu banyezamu uzarebe muri aya makipe nta munyeza muze ubusubizo bumeze gute bw'ubusaza njyewe kubera ubuzima bwanjye nakubwiye icyo nakuyemo ubu njyewe bucura bwanjye ubu ni umumotari umufasha wanjye izi mbogamizi baba barahuriyemo nazo mu mupira w'amaguru mbogamizi nagize mu mupira w'amaguru ngitangira gukina mfite imyaka 15 17 nari mfite nta babyeyi nari mfite rero nkabura kirera nataye mfite mama wacu
akambuza amahoro bigatuma nsika intege ariko ntabwo byaciye intege cyane nkajya hari ahantu nagiye njya mu rugo mera nk'umuntu w'umukozi wo mu rugo ariko bamurusha ngo kuza ndakora entrenema ndakina niho natangiye kuzamukira nta zindi mbogamizi maze kuzamuka ntazo nagize nta imbogamizi nigeze imbogamizi wagize ngitangira wagiye gukina ari kuri imfubyi urumva uravuga uti wenda imbogamizi nawe naragize nakagombye kuba nararenze aho nagejeje icyo gihe ariko nari mfashwe nabi kuko ntago nageraga ababyeyi natahaga mu rugo rw'abandi kumva kugira ngo bakumotive ahubwo bagucaga intege cyane urumva iyo ni imbogamizi yo mu rwego iyo niyo nagize nawe nkizamuka gutya ahubwo nyuma yawe nkizamuka maze gukura niho namerewe neza numva nta kibazo rwose hariya tubwiye ngo witwande kombo ubusanzwe witwande ubundi bisanzwe nitwa Bariyanga ariko ibyo narahinduje maze kubatizwa nitwa Kombo Jean Pierre. Bariyanga wari kuyeho ubwo witwa Kombo Jean Pierre. Kubera iki watekereje kwita Kombo? Kombo nakubwiye ngitangira uyu munyamakuru akimbaza barinyitiriye umupira banyitirira umuzamu w'umurundi bitaga Kombo none nanjye nakacira umupira nguyu ni Kombo kweli bizamukira unitwa Kombo ni irihimbano turagushimiye rero muzehe Kombo bakoze cyane kuza kutuganiriza ndibwira ko abadukurikiye banyuzwe n'ikiganiro waduhaye kandi bakuyemo ibintu byinshi byabafasha muri ubu buzima nkawe munyamakuru nkwibariza akantu gatoya ikindi gihe nk'ubu nkina za teatire zazindi zo kuri telefone uri umukomedi zanshakira nk'abo bantu nanjye ntera imbere kuri za telefone zimwe itaci ndakina hatari twinjiza muri sinema ndakina filimi ya hatari ushaka uzaba ingeragezo ndebe ubu uzi kwakitinga azimwe z'abanyamanyobwa z'abakivuga byose ubu uzi kwakitinga neza neza mwana aho tuvugira wakubwira ati wenda kina urimo gutonganya umugore ejo bundi narikiniye ku rugabo urakitse umugore barantumye bati uzanye n'umugore mungana ndamuzana kaza aramvutura ngo wa mugore we wa mugabo mwe n'igihe amafaranga wayamare nanjye nkikuta hasi nkigaragura maze gukina nk'inshuro eshatu kandi n'abanyakigali bazaga kunshaka suppose ko ndi umugore yes ikintu uri kuntonganya ku makosa yenda runaka nawe nakoze kandi warakaye turebe ko uzashobora kwakitinga muri abantu bafite amafilime akomeye tubabwire bazi bakutware ubu nta mwanya mfite nugiye n'umwanya uzangene nzabikora guhita njya kuba kwereka mwarebye umukinnyi none dore telefone ufite telefone byagenze bite kuba udafite telefone muze telefone igura na make ariko kubera bamaze kuntwara nk'eshatu nahise mbyigurira maze kuba byagenze bite ariko ngiye biriru nshaka mfite adresse ihagije adresse yanjye irahagije nyikubwiye nta wambura madame ariko we nibura arayifite arayifite narifite ngiye muguraga na mite ubwo kubera gode yabuze mite ndamuhamagara rero nawe no kugura telefone ugiye kuba umusitari nk'ubu nimero yawe twari kuyitanga hanyuma abantu bakomeye bakazagufata ukajya gukina amafilime n'ikigero cyawe buriya kugira ngo abantu banakibone ungana gutyo ukina filime burya nta nubwo no kuzashaka agatelefone yakubona ate he n'umuntu wenda ushobora kuba wakwikundiye akavuga ati uyu musaza nkurikije ibigwi bye n'uburyo yabayeho n'uburyo yabayeho ubu ngubu namutera n'inkunga runaka hari nimero zi mu mutwe nuko gusa mutabyemera
hari umukobwa wanjye ukora mu Rwanda hariya hirya ejo nazana ntuza inomero nkaziha uyu munyamakuru mwegeranye akazazikumpera byashoboka oya byashoboka ukazaziguha tuzazitininga sawa maze wakoze cyane rero nakagaruka buriya ntabwo birangiriye tuzongera tukubwire tuze tuganire kuko ufite byinshi ibintu bifite mu byo kuvuga ntabwo twabivuga mu isaha imwe sibyo n'ubundi ntagahozeho ngo bukongera bugaca wa mugani watewe kongera bugaca ejo bugaca sawa rero turabashimiye bari baduteze amatwi kuri Niya TV show. Umuntu utarakora subscribe niyibuka kuri subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza ntibijye bimucika. Murakoze cyane nakagaruka. Ciao ciao.